Abantu benshi muri iyi si bahora bafite amatsiko bibaza, ese ni iki kiba nyuma y'urupfu? Urupfu ni ijambo rititiza buri wese utuye muri iyi si, aho aba yibaza, ese ni iki kizamubaho nyuma yo gupfa? Mu by'ukuri abantu bakabaye baramenyeye urupfu ku buryo baba barufata nk'ikintu gisanzwe, kubera ko kuva kera hose abantu barapfaga kandi buri wese aba azi neza ko azapfa. Gusa ibi siko bimeze, ahubwo uko imyaka igenda ishira abantu bose bahora bagenda bagira ubwoba bw'ibizababaho nyuma y'uko bazaba bamaze gupfa. Ubundi mu by'ukuri abantu ntabwo batinya gupfa, ahubwo batinya ikizababaho nyuma y'uko bazaba bamaze gupfa. Ese nyuma y'urupfu ni iki gikurikiraho? Mbahaye ikaze. Iyo umuntu amaze gupfa aba yiyambuye umubiri wa kimuntu, umubiri w'umunyembaraga nke, akambara umubiri w'imbaraga z'agatangaza, ku buryo nawe yireba akabona koko ko afite imbaraga zidasanzwe. Gusa nubwo aba agize imbaraga zingana utya, ntabwo biba bihagije, kubera ko imbere ye haba hari amahitamo abiri kandi agomba guhitamo. Wakwibaza ngo ese ayo mahitamo aba ari ayahe? Iyo umuntu akimara gupfa, imbere ye haba hari impande ebyiri, uruhande rwa Satani ndetse n'uruhande rw'Imana. Ukimara kumva ibyo, ushobora guhita uvuga uti, ayo mahitamo aroroshye, nanjye rwose aho ngaho nahitamo. Nyamara siko bimeze, kuko umuntu ukimara gupfa ntabwo aba azi ngo hariya ni ku ruhande rw'Imana, hariya ni ku ruhande rwa Satani. Oya, ese uruhande rw'Imana ruba rumeze ute? Uruhande rwa Satani rwo ruba rumeze ute? Uruhande rwa Satani aba ari uruhande rufite imbaraga nyinshi cyane, ruriho abantu b'abanyembaraga, uruhande ruteye ubwoba, ku buryo umuntu arureba akavuga ati, hariya hantu mpari naba mfite umutekano, nta n'umwe wankoraho, nta kintu nazigera mba. Mu gihe ku ruhande rw'Imana aba ari uruhande rutuje, ruriho abantu bagaragara ko bafite imbaraga, ariko bagaragara ko nta marere menshi bafite, mbese ubona ko ari abantu uramutse utewe batakwihutira kugutabara. Iki ngiki akaba ari cyo gituma abantu benshi bahitamo kujya ku ruhande rwa Satani, kuko baba babona ko ariho bazaba bizeye umutekano wabo. Ese nyuma yo guhitamo bigenda ute? Abahisemo uruhande rw'Imana, aba ngaba ikiba gikurikiyeho ni uko baba bagiye gutotezwa ndetse bakanashimutwa. Wakwibaza uti, batotezwa nande, bashimutwa nande? Abahisemo uruhande rwa Satani, aba ngaba bo Satani atangira kubatoza imyitozo ihambaye, imyitozo y'agatangaza, ku buryo za mbaraga zabo zidasanzwe bamenya kuzikoresha ku buryo buhambaye. Yarangiza ikabahereza misiyo yo kugenda bagashimuta ndetse bakanatoteza abahisemo uruhande rw'Imana, ku buryo babazana bakabazanira Satani, nabo bagahindura uruhande bakaza ku ruhande rwa Satani. Wakwibaza
utese ni ukubera iki Satani aba ashaka ko abantu bose bamuhitamo? Satani avuga ko igihe abantu bose bo mu isi bazaba bamaze gupfa, nta muntu n'umwe usigaye ku isi, imperuka izaba igeze, hazaba urugamba rukomeye cyane hagati y'Imana na Satani, ndetse abo bambari ba Satani aba ari gutoza bakaba aribo bazamurwanirira. Avuga ko baramutse babaye benshi bamufasha bagatsinda Imana ku buryo bworoshye, maze abahisemo Imana bakarimbukana nayo, abahisemo Satani bakabaho ubuzima bw'iteka. Nyamara abahisemo Imana, Imana ibabwira ko bagomba kugira umutima wihangana ndetse bagakora uko bashoboye bahura n'abahisemo Satani, bakabigisha bakabagarura ku ruhande rw'Imana kugira ngo batazarimbukana na Satani. Kuko Imana nayo ivuga ko igihe abantu bose bazaba bamaze gupfa, nta muntu n'umwe usigaye mu isi, imperuka izaba igeze, abahisemo Satani bazarimbukana nawe, maze abahisemo Imana bakabaho ubuzima bw'iteka.